hirya y'inzitizi uri guhura nazo nukomeza ugende, amaherezo imigambi myiza Imana igufitiye izasohora. Kureba kumenya ko hirya y'umusaraba amavi yose arapfukama, indimi zose zamenya ko Kristo ari Uwiteka. Muzi ikintu kitwica ni igihe wumva uri wenyine, noneho ukagwana nkaho ushaka kwirengera, kandi n'umundi ntaco akora kuri izo nzitizi. Nubwo bimeze gutyo, itorero riravuga ngo nimukomeze. Umwuka wera atanga ubushobozi bwo kwishima nta gishimishije gihari. Umwuka wera atanga ubushobozi bwo kugira amahoro kandi uri mu mahoro make. Imana hari ubwo izakunyuzaho utumva, uzayigira icyizere ko aho ikujyana ari heza. Twakoze ubukwe n'uriya mukozi w'Imana, twese nta kazi twari dufite, twabagaho mu kwizera. Noneho bene data bangirira imbabazi, baravuga ati rero wakodesheje inzu ihenze kandi ntufite akazi, uzaseba. Barambwira ngo twakuboneye akazu k'ibihumbi 10. Ngiye kukareba sanga nakazu kenda nko n'intebe zo muri salo zitakwigwamo. Noneho numva ndababaye cyane pe. Ndababwira bene data, mwari mugize neza kungirira imbabazi, ariko ari 100 simbihembwa n'ibihumbi 10 simbihembwa. Imana twambikanye impeta, ngiye nayo twakoze amasezerano. Nindara mu muhanda tuzarana nayo mu muhanda, ninseba tuzasebana, ninubahwa tuzubahana, sinzava mu nzu. Ndashimira Imana kuva 2004 ntabwo nigeze mbura ubukode, sinasebye pe, kubera ko ngiye nayo twambikanye impeta. Imana n'umufatanya bikorwa wayo, mu byo nyuramwo byose n'umumfatanya bikorwa. Emera Imana iyobora intambwe zawe. Hari ukuntu ibireka bigatinda ishaka kuzabirimburana n'imizi, hanyuma wowe urashaka kwiguha ibyaka kanya. Yihorere izikiri gukora. Iyo Imana yemeye kuca mu nyanja itukura, ibigira ngo nugera kuri Yorodani uzakoresha experience yo ku nyanja, uzibuke ko yakamije inyanja ibasha no gukamya Yorodani. Ubunini bw'ikigeregezo nibwo bunini bw'umugisha Imana izaguha. Imana ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo ihereye mu mizi. Iyo nyobye nkamushabuza, nareka kunkunda nakwiye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Ninde ubwiza bwe bwo mw'ijuru, nzajya ndirimba igiteka ryose, nzajya mubaza ndirimba nyani. Yesu nikica kumundishije, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kunshunguza urupfu rubi, koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda.
nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko impaye ubuntu bwo kubana namwe. Nazanye na madamu abasuhuze. N'abana nari kuba nabazanye nuko bari ku ishuri. Ubwo utanzaza mbazanye. Ndashimira ubutumire mwarakoze mushumba. Hanyuma mwagize neza namwe ko mwaje. Ndasaba imbabazi ijwi ntirimeze neza kubera ikirere, ariko biraza kugenda neza. Reka dusome kuva 14 umurongo wa 13. Kuva 14 umurongo wa 13. 13 na 14. Kuva 14 umurongo wa 13 na 14. Mose arabasubiza ati, mwitinya, mwihagararire gusa, mureba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi. Kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubagwanire namwe mwicecekere. Amen. Muri aya magambo harimo amagambo 7. Icya mbere mwitinya, icya kabiri mwihagararire, icya gatatu mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire, icya kane uyu munsi, apana ejo, uyu munsi. Hanyuma ikindi, abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi. Ijambo rya gatandatu, Uwiteka ari bubagwanire. Hanyuma rya karindwi ni uguceceka. Niba wabibasha ntabwo mbizi. Urugendo rujya mu ijuru kimwe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi si ahantu hagororotse, si ahantu muri kaburimbo. Rimwe tunyura mu misozi, undi tukanyura mu mataba. Uyu munsi uri mu mwuka, ejo intege nke zikaba zaje. Uyu munsi uri umutsinzi cyane, ejo ukaba warashwe. Bibaho mu rugendo rw'agakiza, niko no mu buzima busanzwe bigenda. Nta kintu gisha, ni ubuzima bwa buri munsi. Hanyuma ubwoko bw'Abisirayeli nabo bisanze mu gihe kimeze gutyo. Ntekereza ko bahaguruka muri Egiputa bari bazi ko bahita bagira i Kanani. Hanyuma bisanga hagati y'imisozi ya Sinayi. Imisozi ya Sinayi ifite ubutumburuke bwa kilometero 2285. Hanyuma ku rundi ruhande hari inyanja itukura ifite ubujyakuzimu bwa metero 2000. Inyuma yabo hari abasirikare bakomeye ku rwego rw'Abanyamerika bubu, kuko icyo gihe yari yampire bayoboye isi yose. Hanyuma bari abanyantege nke badafite intwaro. Muri icyo kibazo kiremereye gutyo, Imana irababwira ngo nibakomeze bagende. Bakomereze mu nyanja, burira iyo misozi iresha icyo, bamarika amaboko babasubize muri Egiputa. Ijambo bambwiye kuvugaho riravuga ngo mukomeze mugende. Ntabwo nzi ibintu uri kunyuramo, ntabwo nzi ibyo uhanganye nabyo. Bishobora kuba biruta imisozi ya Sinayi, bishobora kuba biruta inyanja itukura. Iyi nkuru y'Abisirayeli ishobora kugufasha kubinyuramo udasubiye inyuma, urugendo rudahagaze. Nubwo bimeze kuriya bimeze, nimukomeze mugende. Mu kinyejana cya 21 harimo ibintu byinshi bigoye, byinshi bigoye. Harimo ibimenyetso bibanziriza Yesu kugaruka. Abamama bari hano, ibyo ngiye kuvuga ntekereza ko bari bubyumve neza. Gutwita amezi 9 biravuna pe, cyane cyane mu mezi 3 abanza haba hari mwirekwe bivunanye. No hagati muri urwo rugendo bisaba kwitwararika. Ariko hari umunsi ugoranye, umunsi w'ibise. Nari mvuze ngo ibise, umunsi umwe nagiye kwa muganga, hanyuma nyobera ahantu, sinari mva ahantu sinari mpazi. Noneho nyobera mu cyumba ababyeyi biteguriramo kubyara. Ibintu nabonye ntabwo bivugika.
ntabwo bivugika igiseke cy'umuntu akurira urukuta nta maesikariye ariho, igiseke cy'umuntu agatukana yarariga burogera, igiseke cy'umuntu akarahira ko imbere y'Imana atazongera. Birasa nk'aho itorero uyu munsi turi mu bise byo kugaruka kwa Kristo Yesu. Hari ibintu biri ku muvuduko uri hejuru, ariko nubwo ibise bimeze nabi, nanje kukubwira ngo komeza ugende. Nta mpamvu yo guhagarara, nta mpamvu yo guhagarara kubera impamvu ndi bubabwire. Bimwe mu biri kubaho ubu, hari ubusambanyi bukabije. Iyo tuvuze ubusambanyi, pornography, ubutinganyi, ntabwo nkunda imibare, hanyuma hano turi mu rusengero ntabwo ndi bubikore, ariko hano mbajije umuntu utarareba pornography hano, humura ntabyo ndi bubaze. Imana ishimwe ko na telefone iriho kode, ko hari umunsi bizagukoza isoni. Nye mu magurupe menshi ya WhatsApp hari ukuntu bicika umuntu bigahita bigwa nko muri groupe, akavuga ngo mumbabarire ngo ni umwana. Uwo mwana bikuye he koko? Abana baragowe. Ndabizi neza mu bantu bicaye aha, tubajije umuntu utarareba pornography, twasanga uwo mubare ari wo muto, kubera ko hari inkuru yasohotse ku gihe.com ivuga ko u Rwanda rugwa 29 mu kureba pornography cyane. Iyo nkuru ndabizi ko namwe mwayibonye ku gihe.com. Ubusambanyi bumeze nabi. Birasa nkaho ku mbuga nkoranyambaga hari ubukangurambaga buvuga ko gutunga umugabo umwe bitagezweho. Abagabo bo barasonewe. Muribuka inkuru imaze iminsi ya Baltazar. Inkuru ya Baltazar, comment nyinshi zaravuga ngo erega abagabo nibyo bakora, ngo ahubwo igitandukanye nuko batafashe video. Birasa nkaho bitatunguye abagore ko abagabo bakora ibimeze bityo. Ubusambanyi bumeze nabi, hanyuma hakiyongeraho ubutinganyi, aho ibihugu bikomeye bibyemera ku mugaragaro bikabihatira n'abandi kugenza gutyo. Nubwo bimeze gutyo, itorero riravuga ngo nimukomeze. Hanyuma ikindi kiri nagereranya na ya misozi na ya nyanja no gusenyuka k'umuryango. Umuryango uri gusenyuka kuruta uko twese tubitekereza. Ibihugu biteye imbere, Amerika igeze kuri 45% ya divorce. Swede yatuzaniye ubutumwa bwiza igeze kuri 50% ya divorce. Ukraine igeze kuri 75%, Portugal igeze kuri 95%. Hanyuma mu karere k'ibiyaga bigari iyo haburanywe imanzi 10, hafi enye zose ni za divorce. Birasa nkaho kubona urugo rukomeye ari nk'igitangaza. Ikibi kirimo ni iki? Nuko urubyiruko rumaze kwiheba kubera kuvukira mu miryango ifitanye amakimbirane cyangwa se yatandukanye, bakavuga ngo gushaka ntibifite igisobanuro. Ariko njye naje kubabwira ko ingo nziza zibaho, urugo rwiza rubaho. Ikindi gihangayikishije kuri ubu ni intambara. Mu bihugu 195, ibigera kuri 92 byose bifite intambara, zifite amakimbirane y'imipaka n'ibindi. Ariko no muri ibyo Bibiliya iravuga ngo nimukomeze mugende. Mu minsi ishize hadutse ibyorezo byari bihasanzwe, ariko noneho bifite umuvuduko uri hejuru. Covid yadusize habi, hanyuma haza icyorezo cy'inkende, n'ubu biracavuka n'ibindi. Ikindi gihangayikishije kuri ubu ni uburere bw'abana buri kwanga. Ababyeyi benshi bafite agahinda. Wa mugani, iyo tuje hano tukwiye kumenya n'iki cyo gusengera. Tukwiye kuba tuzi ko muri iki gihe uburere bw'abana burahangayikishije, kubera ko harimo ibintu ntashobora kuvugira hano. Ikindi ni ubukungu buri gusubira hasi bikabije. Abakire barushaho gukira ku isi cyane,
abakene bari kujya mu mwobo. Ku isi niko bimeze, abakire bari gukira cyane, abakene nabo kubona ifunguro ry'umunsi bisigaye bikomeye. Ariko no mu gihe kimeze gutyo nabwo Bibiliya iravuga ngo nimukomeze mugende. Ikindi gihangayikishije ku isi gikomeye ni ihungabana. OMS ivuga ko iyo ubonye abantu 5 bari hamwe, 2 bose baba bagwaye mu mutwe. Iyo ubonye abantu 5 bari hamwe, 2 bose baba bagwaye. Ni imibare iteye ubwoba. Ihungabana rimeze nabi. Abantu bari kwiyahura ku muvuduko utigeze ubaho. Hanyuma ikibabaje no mu rusengero naho abantu bariyahura. Meruka kubwiriza ahantu nashaka kuvuga izina, muri ico cyumweru cyari cyashize hari umuvugabutumwa yaje ahagarara nk'amagaze arigisha aranahanura atasha ariyahura. Birababaje kuba umuntu ari mu rusengero aho Yesu arahurira imitima ariko akabaho arushi afite ibitekerezo byo kwiyahura. Iyo meruka guhura n'urubyiruko batari benshi, ariko nabonye imibare y'abafite ibitekerezo byo kwiyahura muri urwo rubyiruko rwa Kristo, nabwo numva ngize ubwoba. Ihungabana rimeze nabi kandi biranumvikana. Uzi gushaka umugabo uzi ko azasimbura musaza wawe na papa wabuze, akaba byose, ugahita ushaka umugabo aseka ari uko yibagiwe. Uzi gushaka umugore uzi ko azasimbura abashiki bawe na mama wawe wabuze, hanyuma ugahabwa keya, ugahita ushaka umugore w'umunyamahane uvugira mu cumba no muri salo no muri koridoro donc ubera hose icyarimwe kubera amahane menshi. Agahinda gakabije sinavuga ngo gafite ishingiro, ariko ibyo tunyuramwo rimwe na rimwe ntibikwirwa mu mutwe. Ikindi ni akarengane k'itorero. Turashima Imana ko turi gusenga imiryango ikinguye, leta ibyemera, ariko Nigeria siko bimeze, abakristo bashize. Iterabwoba rimeze nabi, Sudani na hano haruguru Somalia bimeze nabi. Aya mahirwe rizwe tuyafite twenyene, hanyuma nimutayakoresha neza sinzi ntabwo dukwiye guhega ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Nujya ubona wagize amahirwe yo kuba mu iteraniro nk'iri, gerageza ukonsome byinshi bishoboka. Nge nakuriye mu giturage, hari abantu bitwa abavumvyi, abantu baza kuvumba, bagendana imiheha. Yakura y'umuheha yakurura agakurura nka litiro 3 kubera ko yarazi ko ari batari bumwongera. Nugira amahirwe ukagera nk'aha twageze, gerageza ukurure byinshi bishoboka, ejo bishobora kudashoboka. Hanyuma ikindi duhanganye naco ni ubuyobe. Matayo 24 haravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobye. Bamubajije ibimenyetso bigaragaza ko agiye kugaruka, ikintu yagarutse inshuro nyinshi ni ubuyobe. Ntabwo ndi buvuga ubuyobe buri muri uyu mujyi, namwe murabuzi. Hanyuma ikindi ni iterabwoba rikabije ku isi. Hari iterabwoba ku isi, ibihugu byinshi birimo guhangana n'iterabwoba, kandi buri munsi biravuka. Babagwanye Afghanistan bakajya Nigeria, babagwanye Somalia bakajya muri Congo. Ku isi hari iterabwoba, kandi ibyo ntabwo tuzi ko abo bihiga bambere ari abakristo. Dukwiye kuba tuzi ibyo duhanganye nabyo. Ubwo wakora liste ndende kuruta ibi navuze, ni byinshi kuruta ibi, nawe ufite ibyo uhanganye nawe ku giti cyawe. Ubwo simvuze ingwara. Abantu benshi bafite inkuru mbi babwiwe na muganga, tugusanzemo diabete, tugusanzemo kanseri, ufite umuvuduko, tugusanzemo. Ibyo abantu babasanzemwo ni byinshi, ariko Imana ishimwe ko turi ahantu aho Bibiliya ivuga ngo bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Rimwe na rimwe dukeneye ibiganza birimo umuti bishobora gukiza ingwara, kubera ko ingwara zimwe na zimwe kwa muganga ntizivugwa, ariko nitugira kwizera ubuntu bw'Imana buzatubaho, hanyuma twirukana ingwara. Niki dusabwa kugira ngo tubashe kunyura muri izi nzitizi? Bibiliya yatubwiye ngo nuko mukomeze mugende. Icambere
dukwiriye gukora cyangwa se icyo dusabwa, dukwiye kwiringira Imana kuko nizi icyo yabikoraho. Dukwiye kwiringira Imana kuko nizi icyo yabikoraho. Imana hari ubwo izakunyuzaho utumva, uzayigirira icyizere ko aho ikujyana ari heza. Umugambi mwiza iracyaho ufite ku itorero. Hari ahantu nasomye hamfashije, Bibiliya iravuga ngo Yesu yarengeje amaso umusaraba, abona ibyishimo byamushizwe imbere. Ntabwo dukwiye kureba ku musaraba, dukwiye kureba kumenya ko hirya y'umusaraba amavi yose arapfukama, indimi zose zamenya ko Kristo ari Uwiteka. Hirya y'inzitizi uri guhura nazo nukomeza ugende, amaherezo imigambi myiza Imana igufitiye izasohora. Ntabwo ukwiye kwita ku isoni z'umusaraba, ejo ni heza kuruta uyu munsi. Cya kabiri, emera Imana iyobora intambwe zawe. Iyo bivuze ngo emera Imana iyobora intambwe zawe, ubwo bivuze ko Imana ari umufatanyabikorwa wawe mu byo unyuramo. Muzi ikintu kitwica ni igihe wumva uri wenyine, noneho ukagwana nk'aho ushaka kwirengera, kandi n'ubundi ntacyo wakora kuri izo nzitizi. Hari inyanja itukura, hari amagare ya Farawo n'abasirikare batoranijwe, hari imisozi ya Sinayi. Ubwo urabigenza ute? Wakwiringiye Imana rimwe na rimwe wumva ari wowe ugiye guseba wowe. Twakoze ubukwe n'uriya mukozi w'Imana, twese nta kazi twari dufite, twabagaho mu kwizera. Noneho bene data bangirira imbabazi, baravuga ati rero wakodesheje inzu ihenze kandi ntufite akazi, uzaseba. Barambwira ngo twakuboneye akazu k'ibihumbi 10. Ngiye kukareba nsanga na akazu kenda nko n'intebe zo muri salo zitakwigwamo. Noneho numva ndababaye cyane pe. Ndababwira bene data, mwari mugize neza kungirira imbabazi, ariko ari 100 simbihembwa, n'ibihumbi 10 simbihembwa. Imana twambikanye impeta, ngiye nayo twakoze amasezerano. Nindara mu muhanda tuzarana nayo mu muhanda, ninseba tuzasebana, ninubahwa tuzubahanwa, sinzava mu nzu. Ndashimira Imana kuva 2004 ntabwo nigeze mbura ubukode, sinasebye pe, kubera ko ngiye nayo twambikanye impeta. Imana n'umufatanyabikorwa wayo mu byo nyuramo byose, n'umufatanyabikorwa. Emera Imana iyobora intambwe zawe. Ubwo bwibone bwo kumva ari wowe uri busebe, ari wowe bavuze nyene, niba ari wowe uzanaseba, ariko niba uri kumwe n'Imana musebanye ntacyo bitwaye, mwubahanywe nabyo bizaba ari byiza. Hanyuma kubwayi izabyikorera, ntacatuma izina ryayo ritukwa. Cya gatatu, Imana ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo ihereye mu mizi. Imana ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo ibihereye mu mizi. Twe turashaka ko Imana, ubwo ni kuva 14 umurongo wa 4, haravuga ngo ndanangira umutima wa Farawo abakurikira, hanyuma nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, abanyegiputa bamenye ko ndi Uwiteka. Hari ukuntu abireka bikadukurikira, none twe tugatangira kuvuga amagambo atari meza, ariko abashaka kubirimburana n'imizi. Hari ikindi cyari cyabanje, muribuka igihe Mose yamanuka muri Egiputa, ikimenyetso gikomeye yari afite yari inkoni yahindutse inzoka. Noneho abwira Farawo, aramubwira ngo rekura abantu bataha. Avuga ati ariko kunkanga, kwanza wowe uri umukrimineri, hano wahavanye dosi, wishe umuntu, ahubwo urankangisha ikubundi, Uwiteka niki yaguhaye? Ahita ashira inkoni hasi, ihinduka inzoka. Farawo ahita hamagara abarozi bo mu burasirazuba, bari bahagarariwe n'uwitwa Yane, no mu burengerazuba bahagarariwe n'uwitwa Yambure. Nabo baraza bashira inkoni zabo hasi, zihinduka inzoka. Inzoka zitangira gukina. Hanyuma ntekereza ko bikiraho Mose ubanza yaravuze ati yaranshutse nemera gushukika, nabonye mpaza kuzahava. Ntabwo yibwiraga ko ikimenyetso Imana yamuhaye abanyegiputa bacigana. Ariko hari ubwo Imana ibireka. Bibiliya iravuga ngo
ngo inzoka ya Mose yagize uburakari, irasama irazitoragura zose irazibika. Muzi impamvu Imana yemeye ko nabo bahindura inkoni zabo inzoka? Ubundi uburozi bwabo bwose babugendana mu nkoni, yagira ngo ibufatire icyarimwe, kuko ibimenyetso bikurikiyeho baravuga ngo ntaco twabikoraho biri mu rutoke rw'Imana. Hari ukuntu ibireka bigatinda ishaka kuzabirimburana n'imizi, hanyuma wowe urashaka kwiguha iby'aka kanya, yihorere izikiri gukora. Cyakane, inzitizi yose ureba imbere yawe ukwiye kwibonamwo amahirwe masha. Buri nzitizi yose unyuramo ukwiye kugira amaso akwereka ko ariyo mahirwe. Ubunini bw'ikigeregezo nibwo bunini bw'umugisha Imana izaguha. Yosefu yibwira bene se yaravuze ngo kubwanyu mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yarabihinduye kugira ngo izakize abantu benshi be gupfa. Yosefu yari afite amaso amwereka ko kuba yaragurishijwe ari nta kibazo, na Potifari yamufungishije nabyo ari nta kibazo, ahubwo Imana yagira ngo itunge ibihugu 120 bitazicwa n'inzara. Dawidi Musa ahura na Goliyati yavuze ijambo ryantangaje, yaravuze ngo gitangaje nibigiye kubera hano, ubundi yantabarira aho abantu batareba, none igiye kuntabarira aho abantu bareba gusa, ariko ni ya Mana isanzwe ibikora. Ubunini bwa Goliyati bwahesha Dawidi ubushobozi bwo kumuhamya ibuye, kubera ko yakabara akantu gato kugahamya byari bigoye. Hanyuma Dawidi yaravuze ngo uyu munsi ngiye kukwica ngo uce umutwe nkugabura ibisiga byo ku gasozi, isi yose iramenya. Hari ukuntu Imana ibireka bikaba binini ishaka kwiyubahisha ku isi hose. Uzabura byumva ntaco bitwaye. Ari Imana ishobora kudutabara mu idubu no mu ntare aho abantu batareba. Ubundi hari ibintu Imana itwigisha ishaka kutwubakamwo ubushobozi tutazandika mu bitabo, tuzazatangamwo ubuhamya, tutazabitangamwo n'ingero, bikaba ari ibintu uzinanyeho nayo muri babiri. Ariko ibyo bintu biguha experience. Iyo Imana yemeye kuca mu nyanja itukura, ibigira ngo nugera kuri Yorodani uzakoresha experience yo ku nyanja, uzibuke ko yakamije inyanja ibasha no gukamya Yorodani. Nijo dukwiye kureba gusa. Ariko nitukomeza kuvuza induru, inyanja, imisozi, ingabo, bizarangira tutamenye icyo twagomba kwiga. Icya gatanu, igihe turi mu bibazo ni byiza kugira amahitamo meza. Mwibuke ko ibibazo bizana gukomereka, kandi iyo umuntu yakomeretse icambere gipfa ni amahitamo. Kavuga ati n'ubundi ndashaje, nubwo hataza umukristo napfa kumwemera. Ibaze kugira ngo amahitamo yawe apfe kugeza ubwo waba umukobwa w'umukristo wakwemera umupagani kubera ko batinze gushaka. Ndi nkawe rero nabwira Satani ngo nubwo nzapfa ntashatse sinzikuraho kubunyangamugayo, nzakomeza mbe umukristo mu bintu byose kandi kugeza gupfa. Amahitamo ni ikintu gikomeye, kandi gupima ko amahitamo yawe yapfuye ntabwo byansaba iminota 10. Biroroshe kubipima, ntabwo ndi bubivuge, ariko dufite abantu benshi amahitamo yawe yapfuye atazi icyo akwiriye guhitamo. Ariko nanone ntugahitemo ibintu biciriritse, kuko Imana ikora bito ni nayo ikora binini. Niba ntacyo wakwikorera, hitamo iby'agaciro. Paulo yaravuze ngo ibiboneye, ibitunganye, ibyo kubahwa, ibyicubahiro, mujye mutekereza ibintu bidaciriritse. Nujya imbere y'Imana, hari urugero nkunda gutanga abankurikira benshi bararuzi. Twagiye gusenga, Imana yatubwiye ngo nimusabe icyo mushaka, bitansaba Imana 20,000. Imana irayampa nimugoroba nari nayamaze, sigara mvuga haje Imana yatubwiye ngo iki. Izo ngeri bimbwira ubu narakuze. Tukwiye kugira amahitamo meza. Nuhitamo kwiyanduza, mwari muzi ko Imana izacira umuntu urubanza ikurikije amahitamo ye. Ako kantu Imana ntiyagahaye abamarayika, ntiyagahaye n'inyamaswa, yagahaye twe. Izagucira urubanza ikurikije amahitamo yawe. Dukwiye kwiga guhitamo neza n'igihe turi mu bibazo. Biroroshe gupima ko amahitamo ari mazima. Iyo ugiye mu isoko
ugura umuneke, hanyuma umutima umwe ukakubwira ati ariko wawutonoye ukawurya, ukibuka ko abanyarwanda batarira mu isoko, hanyuma ukihangana ukawutwara ukawugeza ku meza aho ufungurira. Amahitamo aba akiri mazima, ariko iyo utsinzwe ukawurira mu isoko cyangwa mu nzira, nyine biba bigaragaza ko amahitamo agwaye. Dufite abantu bazi ibyiza bakwiriye gukora, ariko bibananira guhitamo. Urabizi ko kubyuka gusenga mu gitondo ubwonko butarananirwa, urabizi ko ari byiza, hanyuma byakuraniye guhitamo, ugahita usenga ugiye kuryama, kandi ubwo urebye filime amasaha 4, ugahita uvuga ngo musenge muri make, imibiri inaniwe irimo gukora iki? Dukwiye kwiga gukoresha amahitamo yacu neza. Hanyuma cya gatandatu, mu gihe cy'ibibazo ni byiza gusenga, ariko ni na byiza gutega amatwi ijwi ry'Imana kugira ngo iguhe amabwiriza y'icyo wakora. Intama ze zumva ijwi rye. Mu byeshuri baravuga ngo ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira amatorero. Ni byiza ko dusenga, ariko gusenga bikwiye no kudufasha kugira amatwi yumva icyo dukwiriye gukora ku nyanja itukura, ku misozi, cyangwa se ingabo za Farawo. Kimwe mu bintu bifite ibibazo ni amatwi. Abantu bacumva Imana bakiyobagwa nayo icyo bakwiriye gukora ntabwo bakiri benshi. Igihe Yosuwa yahura na marayika ku Yeriko, yamenye ko ari umujenerali umuruta, aramubwira ati ahubwo ukuramo inkweto aho uhagaze nahera. Cyabaye yahise amubwira ngo nyakubahwa, umugaragu wawe untegetse iki? Uzi ko ari abantu baza hano bakumva gusa Imana yavuze bagata batamenya icyo bagiye gukora. Yaramubwiye ngo hindura uburyo wapangaga ingabo, abitwaje intwaro bajya imbere, hakurikiraho abatambyi, hakurikiraho abavuza amakondera, hanyuma abaturage rubanda nyamwinshi bajya inyuma, bose baceceke, bazasakuza ku munsi wa 7 Yeriko isenyutse, kandi nabwo uwo munsi bazazenguruka inshuro 7. Dusa nkaho twamenyereye kugwana intambara mu buryo bumwe, turasa nkaho dufite rutine y'ibintu bihoraho. Ngewe maze imyaka 40 nkijijwe, ngigaburo gera, narabatijwe, umbyukije saa 8 y'ijoro nayobora amateraniro, n'ubukwe nabusezeranye umbyukije mu bitotsi bya saa 9 y'ijoro, ariko utekereza ko ibikorewe mu mwuka n'ibikorewe mu kamenyera ari kimwe. Twamenyereye ibintu bimwe, ibintu bidatanga umusaruro, ntidufite umwanya wo kumva Imana. Muri ico kibazo ntuzi icyo ukwiriye gukora, ntuzi niba uceceka, ntuzi niba uvuga. Gusenga ni byiza, ariko ni na byiza gutega amatwi kugira ngo umenye niba ari igihe cyo guceceka cyangwa ari igihe cyo kuvuga, niba ari igihe cyo kugenda cyangwa ari igihe cyo guhagarara. Icya 7, ikizadufasha kunyura mu nzitizi ni ukumvira Imana. Kuva 14 umurongo wa 16 baravuga ngo nawe umanike inkoni yawe, urambura ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanya Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Ntabwo ari Imana yonyine yagabanyije inyanja itukura. Yaramubwiye ngo nawe umanike inkoni ugabanye. Sinigeze kubabwira ko Imana ari umufatanyabikorwa. Hano hepfo hano hepfo mu bibare muri 1998 haberaga igiterane kinini ku musozi. Hanyuma haza umuntu ufite kanseri mu nda, haboze pe, umeze nabi. Baramusengera, Imana ivuga numva, iravuga ngo nibafata amazi bayasengere bayamuhe. Bazana amazi mu gacupa, barayasengera barayamuha, hanyuma ya kanseri yose itirasohoka. Imana ishobora gukiza yonyene, ishobora no kukubwira ikindi wakora. Ni byiza gutega amatwi Imana. Intama ze zumva ijwi rye, intama ze zumva ijwi rye. Dukwiye kugira amatwi yumva Imana kugira ngo tuba abafatanyabikorwa n'Imana.
hanyuma mwibuke ko hano yababwiye kwambukira humutse. Mutekereze ufite igihunga cy'ingabo za Farawo, hanyuma ikakubwira ngo yego ngabanyijemo inyanja ariko tegereza humuke. Ubanza wakwemera kwambukira mu byondo. Igihe Nowa yavuye mu bwato, yohereje igikona kiragenda n'icagaruka. Ku bwa kabiri yohereza inuma iragenda iburaho ishinga ibirenge iragaruka. Amenya ko amazi atararangira, ategereza n'iminsi 7 arayohereza. Izanye ishami ry'umunzenze amenya ko amazi yakamye. Hanyuma kingura inkuge barasohoka. Wagiye utega amatwi Imana ukamenya icyo ukwiriye gukora. Sinzabyibagirwa muri 1967 nari ku Muhima munsi ya gereza. Hanyuma ijwi rirambwira ngo nari mvuye Nyabugogo, hari inzira inyura hariya kwibagiro izamuka kuri gereza ahahoze gereza ya Muhima. Ijwi rirambwira ngo ni inkate nsubireyo ncera frasheri muri kaburimbo. Ndavuga hoya ntabwo bishoboka, iwacu ndahareba ngahariya. Ijwi rirambwira ngo katusubireyo ndanga. Nteye izindi ntambwe nk'ebyiri 3 haza urusenda, nta muntu arimo kurucuruza. Rurangira mu maso ndababara, ndavuga wabona ari Imana, ndakata nsubirayo. Nkase nsubiyeyo nahuye n'umugabo yambaye igikoti kirekire, iyo sura ntiramva mu maso, ari kunywa itabi azamuka. Muri metero nk'icumi hamwe na ringeze bamuteye icuma arapfa. Mwagiye mwiga kumva Imana. Nikubwira ngo ntujye kwa runaka ntujyeyo. Nikubwira ngo iyi nzira ntuyinyuremo izi mpamvu. Ariko ibyo ni intama gusa zumva. None abashumba hari ukuntu twibesha ko abantu buzu urusengero bose ari intama. Sinzi niba ari byo. Iyo tuvuze ngo dufashe umukene, intama nizo zumva. Iyo tuvuze ngo twubake, intama nizo zumva gusa. Iyo tuvuze ngo twihane, intama nizo zumva icyo Imana yavuze mu materaniro. Iyo Imana ivuze ngo dutange, humva intama. Ntabwo abantu bose ari intama, siko mbitekereza. Intama gusa nizo zumva. Hanyuma ufite ya mahitamwo yo kuva yo guhinduka intama, nabyo byashoboka. Icya 8, itoze gutuza no mu bihe by'ibibazo. Umwuka wera atanga ubushobozi bwo kwishima nta gishimishije gihari. Umwuka wera atanga ubushobozi bwo kugira amahoro kandi uri mu mahoro make. Ukaririmba ngo bw'Umwami Yesu nkunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Wansobanurira gute ukuntu Petero yafashwe n'abajepe bo kwa Herode bakamufungira mu kazu ko hagati, azi neza ko ejo bazamumanika, yasinziriye bigakunda. Biriya bitotsi yabikuye. Ni gute Paulo ufungiye hari ukuntu urabona kwa kuntu bafungura bahoro bagiye kurubaza, imirundi iri iravunika, bamukubise inkoni nyinshi ariho arava amaraso. Indirimbo aririmbye na Sira bayikuye. Buriya Danieli ni gute yakomeje kuramya ari no mu ntare. Ubushobozi bwahesheje Shaduraka na Meshaki kuririmbira mu muriro babukuye. Itoze gutuza no mu gihe cy'ibibazo. Abantu babiri bahura n'ikibazo kimwe, umwe agahita agendera, undi ukabona aracaramya akavuga ngo bw'Umwami Yesu nkunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Itoze ikintu witoje iminsi 21 gihinduka akamenyero, iyo bikoze iminsi 90 bihinduka wowe. Itoze gutuza. Ngo ngiye ngo ndumunyakuri, ngo ntabwo nabirarana. Iyo ushaka wakwitoza gutuza. Cya 10, Imana yacu ni Imana y'igitangaza. Kuva 14:31 haravuga ngo Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Muri iki gihe ibitangaza byinshi barabifekinga, hari ukuntu babihimba. Nigeze kubwira abakristo ndababwira ngiye nshaka kuzuza abantu urusengero nabikora, ntabwo bigoye, nahanura. Mu bantu 500 waburamwe umuntu urwaye umugongo. Mu bantu 1000 waburamwe umuntu ufite ideni rya banki. Mu bantu 1500 waburamwe umugabo yashwanye n'umugore koko.
ibitangaza barabifekinga, barabihimba rwose, byinshi n'ibihimbano, ariko nagira mbabwize ukuri, ibitangaza by'ukuri bizagaruka, kandi n'ubu iracabikora. Ngewe ntabwo ibitangaza mbifata nk'ikintu gikomeye, ubundi ibitangaza biraho n'abatizera. Twebwe Imana ni data, ntabwo nkwiye kwizezwa n'ibitangaza. Ni Imana ni data, nibyo bibanza. Hanyuma iyo ndi muri bezwe y'amazi, agacupa k'amazi, ikakampa muri ubwo buryo, yamenye icyo nkeneye ikakima, mbona ari igitangaza. Imana imenya detaye z'ubuzima. Imana imenya detaye z'ubuzima. Iyo wakiriye Imana nk'igitangaza rero, ntabwo ibitangaza ubirebera mu bintu byambaye amababa biguruka. Umenye igiciro c'umwuka duhumeka kwa muganga, ayo bawugurisha ku munsi, wabona ko ubuhumeka ari igitangaza. Abantu babuze urugingo rumwe muzo ufite, nibo baza agaciro k'urwo rugingo. Ntabwo ari cyakora umuntu wese yibagirwa vuba. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje yakwemeza ko kuva avuka atarajya. Abantu niko duteye. Ibintu Imana yakoze mu buzima, ubu wagarura udufoto twanyu two mu myaka 20 ishize, ubu wasanga Imana atari gitangaza ko. Cya 11, igihe cyo kuririmba kizasimbura umubabaro, kizasimbura n'inzitizi turi kureba uyu munsi. Kuva 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 baravuga ngo maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka indirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'ubuhetse yabirose mu nyanja, Uwiteka ni imbaraga zanye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye nahimbaza, uwo niwe Mana ya data nanjye ndayishira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Nubwo mukomye mu mashini nagira ngo mumfashe kubitekereza. Abisirayeli bambutse ari 2.5 miliyoni n'igice, ntabwo bari baturanye, nta mwanya wo kurepeta babonye. Bari bafite umwanya wo kumba amatafari no kuruha, nta mwanya wo kurepeta bari bafite. Hano dufite abahanga mu kuririmba, pastoro na ninde mudirija yarepetesha abantu 2,500,000. Uwo mudirija yavaye. Iyo ndirimbo yavuye mu ijuru imanukira muri buri wese, arangije araririmba, Imana ihitira yitwara yibika mu ijuru. Umunsi natwe tuzambuka, itoro rivuye mu isi, tuzahera ku ndirimbo ya Mose tuyisubiremo, turirimbe n'iy'umwana we. Abantu bavuye mu Burusiya no mu Buyapani no muri Amerika na Afrika y'Epfo, twese tuzahurira imbere ye, twese tuzaririmba. Kuzakira inzitizi z'isi bizadutera kuririmba. Cya 12, mu byo tunyuramwo byose Imana yifuza kuduha agakiza kuzuye. Hari amagambo 3 mu Giheburayo ajya gusobanura ibintu bisa: ni amahoro, shalomu, ni agakiza n'umutekano. Umwisirayeli ntashobora kukuramutsa ngo amahoro. Iyo bivuze iwabo kugira ngo akuramutse amahoro, nuko abaguwe neza mu bice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Shalomu mu Giheburayo bivuze ngo ubanye n'Imana neza, amarangamutima ntakomeretse, ubwenge buratunganye, ufite amahitamo mazima, no mu mubiri ufite ibihagije. Niyo bavuze agakiza mu Baheburayo nabyo ni nk'uko, ni ukuvuga ngo ubanye n'Imana neza, amarangamutima ntakomeretse, no mu mubiri umeze neza. Hanyuma niyo bavuze ngo baratekanye, nabyo biba bifasha ibyo bice 3. Twe turi injyajya, tuzi kuramukanya amahoro atarenga hano. Umuntu akakubwira amahoro yakurariye mu nama ikugambanira, umuntu akaguhobera atari ko bimeze mu mutima, ariko Imana izaduha shalomu yuzuye. Imana yemera ko tuba abanyakuri. Igihe ugiye imbere y'Imana ukabuzi ko kimwe muri ibyo bice 3 kitameze neza, gerageza ubu umunyakuri, ubwira Imana ngo Mana, shaka ko agakiza kambera inzitiro.
ushaka agakiza mu buryo bwuzuye, ubanye neza n'Imana, mu bugingo hameze neza, mu bugingo harimo ubwenge, kamere, amahitamo, amarangamutima, niho hafatirwa ibyemezo. Hanyuma mu mubiri naho harimo ineza y'Imana, ufite ishimwe. Ni byiza ko witoza ko gusaba Imana agakiza mu mwuzuro. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza barihuta, muzababwire bagaruke. Batubwiye gukizwa nkaho tuzapfa ejo, batwigisha umwuka utambaye umubiri. Hari umushumba yitwa Inyigisho muri Korea y'Epfo, niwe yatangiye kwigisha inyigisho zifata ku bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Itorero rye rimeze neza kuruta menshi yacu, kubera ko n'abantu bafite umugisha, barakora cyane. Mbese kuri bo hari umwene data umwe uriyo yarambwiye ngo nibwo bwa mbere yabonye urukundo mu bizera nk'ubwo mu byakozwe n'intumwa. Kandi itorero rimwe gusa, rimwe muyo ayoboye uwo mushumba yitabye Imana, ryakira abantu 10,000 bicaye neza, 10,000, kandi bakora amateraniro ubanza 3 cyangwa 4. Hanyuma buri muntu wese ahabwa icyo akenye. Nta uraratumvise ijambo ry'Imana, nta mushitsi aza ntibamumenye, nta wagwara ngo aburi umugwaza. Imana yamuhaye ubwo bwenge bwo kubikora gutyo. Nicyo nangira ngo mbasabe, reka dusabe Imana agakiza kuzuye, dusabe Imana shalom y'ukuri. Urarujyana n'umugore wawe ukaza hano ugasirimba bikemera, urabesha uko umutima uteye, hanyuma ukaza ukavuga Imana hano, kuko urumva bivamo ibitaragukije. Hari undi muntu byakiza? Reka Imana iduha agakiza kuzuye. 13, wibuke ko inyuma y'ibitangaza inyigisho zikomeza. Bambutse inyanja itukura, bari batangira irindi shuri ry'ubutayu. Abasirikare ndabakunda, bazi gutegura intambara mu gihe cy'amahoro. Twebwe mu gihe cy'amahoro turadamarara nkaho nta kindi kibazo tuzahura naco. Noneho twahura n'ubutayu tukibagirwa n'ibitangaza byo ku nyanja itukura. Nagira ngo nkwavertise, hirya y'ibitangaza, hirya y'ibyo Imana ikora, ubutayu burakomeza, ishuri rirakomeza. Ku muntu yamenyerewe gutozwa n'Imana, iyo ikwigishije kimwe biguha imbaraga zo kwiga igikurikiyeho. Uyu munsi Imana ishobora kukwigisha communication, ejo ikazakwigisha imibanire, ejo ikakwigisha uko ukoresha amafaranga. Mwarabonye ko twaje amafaranga yacu agasigarayo. Abantu barakijijwe, amafaranga ntiyaza. Kandi n'umutego wo kwa Farawo, yababwiye ngo mugende ariko umutungo wanyu usigare hano. Imana ishimwe ntari umushumba wanyu hano. Yaba ari ubivuze mwari kugira ngo ni ikibazo cy'amaturo, ariko ntabwo twaba mu isi. Turabo yaremye, ituremeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Uzi kugira imyenda 100 mu kabati, wicarana n'umuntu wambaye umwenda umwe, kandi urabizi ko yambaye umwenda umwe. Ukajya umufuka w'umuceri ukiyongeza uwa 2 n'uwa 5 n'uwa 10. Hari umuntu burara. Nagiye kuyobora ahantu, mpahurira n'umwana yafunguwe umaze imyaka 5 muri gereza. Arambwira ngo pastor, ngo ndashima Imana ko nafunguwe, ngo ariko hari ikintu cambabaje. Iki? Aravuga ngo nafunzwe ndenganye, hanyuma sinarinzi kuburana, nta n'ubushobozi bw'umwavoka nari mfite. Aravuga ngo ariko kuba nafunzwe ngo ibyo nibisanzwe, sico cambabaje. Ngo ikintu cambabaje n'ukuntu nafunzwe nkundi mineke, ngo nkamara imyaka 5 nta muneke ndiye. Nkibaza kandi yari umuririmbyi mwiza muri korali. Ukibaza mu baririmbyi baririmbanaga, habuze umuntu yagura iseri ry'umuneke rya 500 akajya gusubiza icyifuzo kimaze imyaka 5. Singe wahera. 14 kibanziriza icanyuma, dukeneye Mose atujya imbere. Mu byo tunyuramwo byose dukeneye Mose. Mbariza umuntu mwicaranye ngo pastor wawe ninde? Iyo ugoswe n'ubutayu, iyo ugoswe n'amarangamutima akomeretse, iyo ugoswe n'imisozi ya Sinayi, iyo ingabo zigukurikiye, byibuze ninde mu biganiro? Ugiye kumbwira ngo ni Yesu? Yego, Yesu ni sawa, ariko yashizeho abo tureba twabwira tugasohora amarangamutima. Niba udafite umukansara, ukaba udafite pastor, ukaba udafite umuntu mwasangira ubuzima,
witegure ko bizakugiraho ingaruka kandi uri mu rusengero. Mu muco wacu rimwe na rimwe ntabwo dupfa kwizera abantu. Uravuga ati ntabimubwira, sinzi icyo azabimaza, sinzi icyo azabikoresha, ariko ibyo bintu wabitse wanze gusohora bizagaruka ari imvi, bizagaruka ari uruhara, bizagaruka ari ukwibagirwa, bizagaruka ari ukuri ibitotsi. Ibyo bintu ushiramwo bidakwigwamo bizagaruka ari ukwigunga. 15 tugira icyizere Kanani irahari. Nukuri kose Kanani irahari. Ntabwo yaduhagurutsa muri Egiputa idafite aho tujyanye. Kandi inkuru nziza nuko tukiri mu isi Imana izaduha Kanani. Nigeze kumva umvuga ubutumwa nakunze yitwa Munoro, yavuze ikintu cyantangaje. Yaravuze ngo birasa nkaho tuvuga ubutumwa Yesu atashaka ko tuvuga. Yesu yaravuze ngo nimusenga muvuge ngo Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi. Yaravuze ngo Imana yifuza ko ubwami bw'Imana buza hano hanyuma tukazabubamo. Noneho twe uburyo twigisha tuvuga ko mu isi ari ahantu ho kuruhira hanyuma tukazaruhukira mu ijuru. No, ntabwo ari byo. Imana yifuza ko tugendana amahoro tukiri inaha, yifuza ko tubaho turutse tukiri inaha, ubwo bwami tubugendana mu nzabya zibumba. Hanyuma izaduha igihembo gikuru cy'ubwami bw'Imana, ariko tugomba gusogongera. Umunezero ni umugabane wawe, amahoro ni umugabane wawe, gutera imbere ni umugabane wawe, ubukene ntabwo ari umugisha ni umuvumo. Kiretse niba ari ubutayu uri kunyuramo, ariko Kanani irahari. Twunamisha amaso dusenge. Reka dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, ijambo ryaratubwiye ngo nidukomeze tugende. Bamwe ntabwo bakwemeranywa n'ibi kubera imisozi bareba, kubera inyanja itukura cyangwa se ingabo zibakurikiye, ariko imvugo yawe ni ukuri. Reka dukomeze tugende. Birashoboka ko mu guhagarara twiganyiriye cyangwa se tugacika intege cyangwa se tugatukana, kuko Abisirayeli bageze igihe bavuga ngo muri Egiputa nta mva zari zihari. Birashoboka ko twitwaye nabi, utubabarire. Ibyo twagizemo uruhare byose ubitubabarire. Reka dukomeze tugende. Bwira itorero rikomeze rigende. Hagurutse urubyiruko rwacu rurangariye mu byina, bakomeze bagende. Mwami, dushoboza abagabo n'abagore, dukomeze tugende. Abakozi bawe bashoboze kunyura mu nzitizi, bakomeze bagende. Ndagushimiye ko Kanani hari mu izina rya Kristo Yesu. Amen.